Descendants turabasuhuje aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi, byo muri gukora bitandukanye byose tubifurije ibyiza no guhirwa ndetse no kuronka mu bafite icyo bari gukora. Niba kandi aribwo bwa mbere ugeze kuri Descendants wakora subscribe, ubundi tugakomeza kugendana nawe tuguha update zitandukanye ducisha hano, tuguha amakuru ku mishinga minini y'ubwubatsi bivuze mega project zitandukanye zose, tugenda tuguha amakuru ido nido, tukumenyesha tugusobanurira byinshi bitandukanye utari wamenye cyangwa se utakura ahandi hose atari kuri Descendants. Niyo mpamvu ugomba kugenda natwe ukora subscribe tugakora no kukazogera kugira ngo twemeze twibanire, twemeze tugendane nawe tuguha amakuru yose nkuko tuba twayaguteguriye. Uyu munsi tukuzaniye umushinga cyangwa se mega project yitwa Greenland Plaza. Uyu ni umushinga munini uri ku muhanda ujya mu mujyi cyangwa se ku muhanda uzwi nka peage, uzwi nka Sopetrade hano kuri peage cyangwa se ku cyapa cya bisi kizwi nko kuri peage cyangwa se hano kuri feruje za peage. Iyo hageze tubona inzu ndende iri kubakwa, inzu rwose ubona ko ari inzu y'icyitegererezo muri uno mujyi, ubona uburyo iri kubakwa, uburyo imeze, tubona ko ari inzu itandukanye cyangwa se ifite umwihariko ugereranyije n'izindi nzu dusanzwe tubona cyangwa se tubona zubakwa mu gihugu. Iyi nzu rero impamvu twita ko ari mega project cyangwa se umushinga munini cyane, nuko ari umushinga uteganyijwe kuba yaba twin towers cyangwa twin buildings, bivuze inzu z'impanga, aho iyi ngiyi tubona ihagaze cyangwa se iyi ngiyi imaze kubakwa iri ku muhanda igomba kugira n'indi ngenzi yayo hepfo, agana hepfo nayo bimeze kimwe completely nta gihindutseho, bigomba kuba bisa. Bivuze ko rero ari inzu ari umushinga munini cyane, kuko iyi nzu cyangwa se uyu muturirwa ufite amagorofa agera kuri 18, ndetse niyo yindi cyangwa se iyo ngenzi yayo nayo igomba kufite amagorofa 18. Urumva rero kari project ni cyangwa se mega project muri iki gihugu cyangwa se n'umwe mu mishinga minini iri muri uno mujyi wa Kigali. Inzu rero nk'uko muyibona murabona ko ni inzu nziza, iyo na ngenzi yayo rero akaba ari inzu zagenewe cyangwa se zubakwa zifite gahunda cyangwa se ari inzu z'ubucuruzi gusa buvanzemo n'igice kinini cyane cy'amaparitoma. Aparitoma zikaba zirimo ku bwinshi ko abarwemezamo cyangwa se abafite uno mushinga bazanye uno mushinga akaba ari abacuruzi babonye ko uno mujyi cyangwa se Kigali hari ikibazo cy'amacumbi, yaba ari kubayigendamo, kubahakorera, maze bahitamo rero gushora imari mu kuzana amacumbi agezweho, amaparitema agezweho, aho iki kigo n'undi cya nyiri uno mushinga Homat Group kiri kubaka ino miturirwa, dore ko ibijyanye n'amacumbi cyangwa se amaparitoma ari ibintu bazobereyemo, ko bafite n'izindi zitandukanye hano muri uno mujyi nka za Nyarutarama ndetse n'ahandi hatandukanye, ndetse kandi si no mu Rwanda gusa, kuko bivuga ko bafite indi mishinga minini mu bihugu bitandukanye biri mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye mu bihugu bigera ku 10. Usibye ko batakora iby'ubwubatsi gusa, bafite n'indi mishinga itandukanye. Rero ibi ngibi ntabwo ari ibintu bapfuye guhukirana, ibintu baba babonye ko birimo amafaranga cyangwa se ari ibintu bikenewe cyane. Iyi Greenland Plaza rero ngo twabibabwiye izafite amagorofa 18, gusa igice cyo hasi cyangwa se kizwi nka cave zaba harimo igice cya parikingi, ko abagomba kugenda ahantu cyangwa se abagomba gutura muri izi nzu bagomba kuba bafite ahantu hahagije ho guparika. Rero igice cya cave cyagenewe igice cya parikingi, noneho kuva kuri ground floor kugera kuri floor ya 11 cyangwa kuri etage ya 11 akaba ari ahagenewe amaparitoma. Za aparitoma twavuga aho zaba harimo aparitoma zitandukanye, yaba ari aparitoma y'icyumba kimwe, aparitoma y'ibyumba 2, ibyumba 3, zifite n'ibindi byazo cyangwa se bifite ibindi bigendana nazo. Aho ngo kuva kuri ground floor kugera kuri floor ya 11 zaba ari ahagenewe amaparitoma cyangwa se amazu yo guturamo, kuko ngo twabwiye ko izi nzu ni za business cyane ishingiye ku gutuza abantu cyangwa se gucumbikira abantu. Nibyo bizaba byiganje muri izi nzu cyangwa se muri no Greenland Plaza. Ndetse igice gisigaye cyo hejuru akazaba ari ahagenewe amaofisi atandukanye ndetse na restaurant, aho abantu bashobora kujya kwiyakirira, gufata icyo kurya no kunywa kuri rooftop. Kubaka izi nzu nziza rero umushinga wabyo watangijwe mu mwaka wa 2021, ariko bikaba byari biteganyijwe ko ugomba kurangira muri 2023, gusa kubw'impamvu zigiye zitandukanye imirimo yagendaga ihagarikwa, igenda gake gake. Ariko ubu ngubu nk'uko muri kubibona cyangwa se abahanyura ubona ko imirimo irimbanyije, ibikorwa by'amasuku kuri ino nzu ubona ko rwose imirimo yarimbanyije kuri no block ya mbere.
nk'uko navuze ko izi nzu ari inzu ziri twin cyangwa se inzu z'impanga. Hagati y'izo nzu rero, hagati yazo hazaba harimo igice kijyanye n'ahantu ho gukurura abantu, kuzana amafu, cyangwa se ahantu abantu bashobora kubona no kwidagadurira, ko hazashyirwamo amapisine abantu bazajya bidagadurira, ndetse kandi akaba arimo na jaride abantu bashobora kuza bakaba bakwicara bagafata akayaga, bagafata amahumbezi, bakareba umujyi, bitegeye umujyi, bareba imisozi nka Kacyiru n'ibindi bice bitandukanye by'umujyi. Ahangaha rero bizaba ari igice cyagenewe kuba abantu batuye muri izi nzu cyangwa se bagenda muri izi nzu bahakorera, bashobora kuba bakwicara bakiyakira. Nimba batagiye kuri rooftop, bashobora kuza noneho bakaba bafata amahumbezi, ndetse bakakoresha na swimming pool zaba zubatse hagati y'ano mazu. Ibi twabikoze kubera hari bamwe mu bakunzi bacu, bakunzi ba Decent NTC, bakadasohoka badusabye kubagezaho update z'uyu mushinga. Gusa ntabwo kwitiranya, iyi nzu nimwe twaberetse y'amagorofa 35 ya RSSB, iyo yitwa Kigali Green Complex, mu gihe iyi ngiyi turi kubabwira yitwa Greenland Plaza, mu gihe iyindi ya kimwe ndende igomba kuba ari ndende mu mujyi wa Kigali yo yitwa Kigali Green Complex. Iyi Kigali Green Complex yo imirimo iracyari muri kave, imirimo iracyari hasi, dore ko ino Kigali Green Complex yo igomba kufite amagorofa 35, noneho ikaba ifitemo kave z'ama etage cyangwa se z'amagorofa 6. Bivuze ko rero imirimo yo kubaka muri kave, iyo tuvuze kave ni za nzu zubakwa munsi cyangwa se hasi zijya mu butaka. Izo rero urumva ari ama etage 6, twumva ko ni imirimo minini, ni imirimo isaba igihe cyangwa se isaba kwitonderwa. Rero akazi karacyari kubakwa cyangwa se karacyari kagikorwa nako kubaka hasi. Bivuze ko rero umushinga ugomba kuzafata igihe kinini, ugomba kuzamara igihe. Gusa nk'ibisanzwe, nk'uko twabibasezeranyije, nk'uko twabyemeje, tubagezaho update zose. Icyo usabwa ni gukora subscribe kugira ngo ibyo dukora byose, ibyo dukomeza kubategurira, ujye ubonera ku gihe, ujye ubibona mu ba mbere, kandi wakora like, wakora share kuri iyi video, ubundi tukomeza tukibanira. Kandi na comment tuzihaye ikaze. Niba hari igitekerezo, icyifuzo ushaka kutugezaho, watwandikira unyuze muri comment box, ubundi natwe turi tayari kugusubiza cyangwa se kugufasha ibyo watwifuzaho cyangwa se utubaza byose. Kandi dukomeza kubashimira kubana natwe, urukundo ukomeza kutwereka. Nukuri turabashimira tubikuye ku mutima. Naho utaha, bye bye, ciao ciao.